Catherine, Isabelle ndetse na William ni abana batatu b'inshuti cyane, bari mu kigero kimwe ndetse rwose ntabwo bajya batandukana, ahantu hose baba bari kumwe, cyane cyane ko nyine banakuriye ahantu hamwe. Catherine rero na Isabelle baba bari gukora amakamba ariko bayakora mu ndabyo, barangiza bakayambara, maze Catherine agahita abwira Isabelle ati nidukura rero tuzaba ibikomangomakazi. Isabelle ahita amwongorera ati ubwo nituba nyine ibikomangomakazi bishatse kuvuga ko na musaza wanjye William azaba ari igikomangoma, ubwo rero muzakora ubukwe nanjye nzashaka ikindi gikomangoma maze dukore ubukwe. Baba rero bari kubivuga banaseka nyine by'abana kuko baba bari gukina, maze Catherine agahita abwira Isabelle ati urabizi se ninkora ubukwe nzarya ice cream nibura nk'icumi kuko nyine azaba ari umunsi wanjye. William rero uri ku ruhande ahita yigira hino maze akababaza ati Isabelle kubera icyo uri kubwira Catherine ngo tuzakora ubukwe? Catherine agahita amubwira ati ni ukubera ko nyine nkunda shokora kandi nawe ukunda shokora, rero nyine uwo munsi tugomba kuzasangira shokora. William ahita abwira Catherine ati kandi koko nanjye shokora ndazikunda, ndumva nyine uwo munsi uzaba ari mwiza cyane. Baba bari kubivuga nyine by'abana. William rero ahita yiruka akigendera, maze Isabelle agasigara ari guserereza Catherine ati ukunda musaza wanjye kandi muzakora ubukwe. Nyuma y'igihe gito rero aba bana bose baza gukura, maze rwose bagatangira kugenda bakora nyine ibintu bitandukanye, birumvikana baba baragiye baniga nyine ibintu bitandukanye, ariko bose nyine baba bakiba ahantu hamwe. Gusa nyine William we agera aho akajya mu wundi mujyi gukorerayo, ariko Isabelle ndetse na Catherine baguma nyine hano hantu baba barakuriye. Umunsi umwe rero Isabelle ndetse na Catherine baba bari ku igare bari kugenda nyine muri uyu muhanda w'iwabo, baba bari kwihuta cyane, bari kwishimisha nyine kubera yuko baba bakunda gutwara igare ariko ku muvuduko muremure. Baba bari mu muhanda rero maze ntibabone ko rwose bagiye guhura n'ikamyo, bayibona yabageze imbere neza neza, bajya kugerageza rero kuyikatira maze bagahita bagwa hasi. Gusa Catherine agwa mu byatsi maze ntagire ikintu aba, naho rero Isabelle agwa mu muhanda maze rwose akavunika bikabije, amaguru ye rwose akamera nk'aho yangiritse. Bahita rero bamujyana kwa muganga, maze Catherine ibi bintu rwose akananirwa kubyakira, kumva yuko umushuti we ari kwa muganga kubera we biramunanira rwose kwiyakira. Naho rero William musaza wa Isabelle arakarira cyane Catherine ati yaba atari wowe watwaye ririya gare ntabwo mushiki wanjye ari kujya mu bitaro, amakosa ni ayawe ndetse n'ikimenyimenyi wowe umeze neza, naho we rwose yagize ibibazo ntabwo agihaguruka. William rero uba rwose usigaye akorera mu wundi mujyi, biba ngombwa yuko aza nyine akagaruka aha hantu bari batuye mbere kugira ngo abashe kwita kuri mushiki we, kuko nta wundi muntu nyine n'umwe baba babana. Ikindi kandi uko mushiki we aba ameze ntabwo aba yabasha kwiyitaho wenyine kuko aba ari kwa muganga nyine aryamye, amaguru atabasha gukora. Catherine rero gukomeza kwihanganira ibi bintu biramunanira, maze agafata icyemezo cyo kuba agiye mu wundi mujyi kugira ngo rwose arebe yuko ibi bintu byakwibagirana. Aragenda rero akamara amezi 3 ataragaruka hano, gusa nyuma y'amezi 3 arongera agafata umwanzuro wo kongera kugaruka aha hantu bari batuye. Agera mu nzira rero ari kugenda nyine mu muhanda, agenda areba aha hantu bakundaga kunyura, aho bakundaga gukinira, yibuka nyine ubwana bwe ndetse na Isabelle na William. Aba yumva yongeye kwishimira kugaruka aha hantu. Abari mu nzira agahita ahamagara nyirakuru, dore ko ari we wenyine babanaga, maze akamubwira ati ndi mu nzira nza, nkumbuye rero gufata ku mafunguro yawe, ndifuza ko rwose wantegurira, ndabikumbuye cyane. Nyirakuru ati nanjye rwose ubu ngiye guhita ngutegurira, nari ngukumbuye mwana wanjye.
aca rero mu muhanda akabanza akagenda agafata indabyo hantu nyine bakundaga n'ubundi kuzica bari kuzikoramo amakamba bambaraga mu mutwe ngo barashaka kuzaba ibikomangomakazi, arazica maze akazizanira nyirakuru. Aba akimukubita amaso akamubwira ati nari ngukumbuye cyane. Barasuhuzanya rero maze nyirakuru akamwakira, baricara bakaganira, maze uyu mukecuru akabaza Catherine ati none se umeze neza? Catherine ati yego meze neza, ariko mba numva rwose nkitekereza ku byabaye hagati yanjye na Isabelle. Nyirakuru ati iriya yari impanuka, ahubwo se urateganya ko wajya kumusura kwa muganga? Aracyari mu bitaro n'ubu ngubu. Catherine ati ndumva nta mbaraga mfite, nkurikije ukuntu nyine umusaza we rwose atatumaga mwegera. Ndumva noneho mfite ubwoba bwo kuba nakongera guhura n'uyu muhungu ugira amahane cyane. Nyirakuru leta amubwira ati byanze bikunze ugomba rwose gushaka imbaraga ukajya kumureba, kubera yuko ni inshuti yawe kuva kera, kandi nawe nyine uvuga yuko amakosa ari ayawe. Rero rwose ni ngombwa kumuba hafi ukanamwereka kandi ko rwose wababajwe n'ibyabaye. Ugomba kumwitaho nyine, kubera ko rega nubwo umusaza we adatuma umwegera, ariko Isabelle aragukeneye ndabizi. Uyu mukecuru atangira kwibutsa Catherine ukuntu nyine mu bwana bwabo bari bameze, akamwibutsa ukuntu bigeze guhana udushene two kwambara ku kuboko, buri wese akabwira undi ko nyine atazigera agakuramo, kubera ko ariko kazajya kamutera ari akazajya kamuzanira amahirwe. Catherine arabyibuka maze agahita amubwira ati uzi yuko mbere yuko Isabelle akora agisida twahamagaranaga inshuro zirenze imwe ku munsi, ariko tekereza ko ubu hashize amezi 3 yose tutavugana. Gusa ndumva mukumbuye nanjye, ndumva rwose nkeneye kumureba. Uko byagenda kose ndumva nkeneye kujya kumureba nyine, ubwo umusaza we tuzahangana, nta kundi nyine, nta yandi mahitamo mfite. Nyirakuru ahita amubwira ati yego ugomba kujyayo uko byagenda kose. Catherine akomeza abwira nyirakuru ati nuko rwose umuntu atamenya ibintu biri mu mubeho, naho uriya munsi rwose sinakabaye naravuye mu rugo. Ndibaza impamvu ririya gare ritatubutse nk'ipine tukiri hafi maze ntidukomeze kugenda, kubera yuko uriya munsi rwose wagiye mu buzima bwanjye, mba numva ntashobora kuwibagirwa, kubera yuko wambuye amaguru umushuti wanjye, ndetse rwose ni nkaho wanatugabanyirije ubushuti. Nyirakuru ati humura rwose bizongera bigende neza, kubera yuko rega ntabwo nyine ari amakosa yawe, nubwo ari wowe wari utwaye iryo gare, ariko mwese mwari muri kwishimisha, ntabwo rero wabikoze ubishaka. Catherine rero ahita amubwira ati ahubwo ndumva ngomba kwishyiramo akabaraga maze nkajya kwa muganga, uko byagenda kose reka ngende nyine ibiba bibe. Ahita yitegura maze nyine agahita agenda akagura utuntu agomba gushyira uyu mukobwa uba umaze amezi menshi mu bitaro. Yinjira rero kwa muganga maze akareba nyine umunasi uba ushinzwe abarwayi, aramubwira ati nari nje gusura Isabelle. Uyu munasi ahita amubwira ati Isabelle rero agomba gusurwa na famiye ye ya hafi gusa, cyangwa se agasurwa n'umuntu famiye ye yahaye uburenganzira. Catherine ati nanjye rwose ndi umwe muri famiye ze, kubera yuko nanjye ndi mubyara we. Uyu munasi ahita amubwira ati hoya, iyo tuvuze famiye ze za hafi ni abantu nyine ba hafi n'ubundi babana mu rugo, nta wundi muntu wemerewe kujya kumureba keretse gusa abo bantu be ba hafi cyane baramutse baguhaye uburenganzira. Catherine rero akomeza kwensista, ariko uyu munasi ntabyumve. Catherine ahita amubwira ati rega umuntu wa hafi afite ni musaza we gusa, kandi rwose ntabwo nzi ukuntu namuvugisha, ntabwo nzi uko namubona kugira ngo musabe uruhushya. Ni ukuri wakabaye rwose ubigira iby'umwihariko maze ukandika nkareba Isabelle. Uyu munasi aramubwira ati ntabwo bishoboka, nta by'umwihariko rwose, utabonye uruhushya nyine ntabwo nakureka ngo winjire. Nyamara rero Catherine ntabwo aba ari uko atabona William, ahubwo aba afite ubwoba kuko rwose atanamugera imbere, kuko aba abizi neza ko noneho uyu musore we yamurakariye cyane
cyane kuko rwose yari yaratekereje ko Catherine ari we wateje ibibazo mushiki we. Catherine rero ahita yicara nyine ku ntebe z'abantu bategereje, maze akahaguma ategereje ko rwose uyu munasi ashobora kuza kwisubira maze akaba yamureka akinjira. Aragenda rero akahamara amasaha n'amasaha, wa munasi aza kugaruka maze akamubaza turacyari hano kandi naguhakaniye, nakubwiye ko rwose utari bwinjire. Catherine ati ndakwinginze ntabwo rwose ndi buve hano ntabonye Isabelle, mbabarira rwose urebe uko ubigenza maze umuhe uruhushya ninjire. Uyu munasi aravuga ati ntabwo bishoboka. Catherine rero aguma hano ijoro rikagera kandi nyamara aba yahagiye mu gitondo. Bimara rero kugera mu masaha rwose y'umugoroba, wa munasi akongera akagaruka ati nyamara rwose wakabaye witahira ukajya kuruhuka. Catherine ati amasaha nategereje niyo menshi, ndaguma hano sinshobora kuzahava ntamubonye. Atangira gusinzirira rero mu ntebe, maze nyuma y'amasaha ajya kubona akabona William araje. Catherine ahagaruka yiruka agasanganira William ati William umeze ute? Nari nje kureba Isabelle. William umurakariye cyane ahita amubwira ati ntabwo rwose ukwiye kureba mushiki wanjye, waragiye umukoresha sida urangije uhita wigendera urabura neza neza, aho wagiye ntabwo mpazi, none ngo urashaka kumureba. Ubu se aragenda nk'uko nawe ugenda? Wamwambuye amaguru ye, wasigaye agendera mu kagare. Ntabwo rero rwose nkeneye ko uzongera kumureba ukundi, ahubwo va hano kuko no kukureba byonyine ndumva ntashaka kukubona. Catherine rero abona na William noneho amwirukanye, maze akabona nyine nta yandi mahitamo afite, ahita yitahira ariko yababaye cyane. Aragenda maze yagera mu modoka ye agahita atangira guhumeka nabi, umwuka ukenda kumushirana. Aba ari gutekereza nyine ukuntu uwo mugoroba w'impanuka wagenze, maze rwose akamera nk'aho apfuye neza neza. Afata akantu agatangira kwihungiza, agahita afata agapompe aba afite mu modoka akipompa akongera akagaruka mu buzima, ariko rwose ubona neza umwuka wari umushiranye. N'ubundi rero Catherine amara kumva rwose yongeye kugaruka mu buzima neza, maze akumva ntabwo agomba kongera gutaha atabonye Isabelle. Arakomeza rero akicara mu modoka ye nyine agacunga ko ari buze kubona William avuye kureba Isabelle, maze nawe rwose akaba yacunga abaganga akajya kumureba. Ajya kubona rero akabona William arasohotse aba agiye nyine muri kantine kugira ibyo agura. Catherine ahita agenda yihuta cyane maze akajya kureba Isabelle. Aba rero agiye kwinjira, akigera ku muryango agahita arebera mu kirahure kiba kiri kuri uru rugi nyine, agahita abona Isabelle bari kumukoresha nyine imyitozo yo kugira ngo bamugorore. Arakomeza agahagarara nyine agakurikirana iyi myitozo. Isabelle rero amara kuyikora maze yahindukira agahita abona nyine inyuma y'urugi mu kirahure hariyo Catherine. Ahita amwenyura maze akamwereka ibimenyetso nyine bimubwira ati injira banguka. Catherine ahita yinjira yiruka maze bagahita bahoberana. Gusa nyine nta magambo yo kuvugana baba bafite. Catherine ahita abwira Isabelle ati ndishimye rwose ko mbonye ufite akabaraga, utangiye kumera neza, imyitozo yose nayikurikiye, nabonye rwose bizagenda neza. Isabelle ati ndi kugerageza nyine ni ukurwana n'ubuzima, ndi gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo nkore imyitozo kuko ndashaka kongera guhagarara ku maguru yanjye abiri. Ubu rero baba bari kuvugana, Isabelle nyine aba ahagaze ariko ku mbago ebyiri. Kubera ukuntu baba bakumburanye, Catherine atangira nyine kureba Isabelle ahereye ku birenge akageza ku mutwe. Ahita abona rero yambaye udukweto maze agahita amubwira ati utu dukweto ni twiza cyane turakubereye. Isabelle ati natuguze kuri interinete. Catherine ahita amubwira ati uri umunyamahirwe kuva na kera kose, uzi ukuntu tugukwiriye. Ubundi iyo uguze ibintu kuri interinete kenshi usanga nyine bitajyanye na taye yawe, ariko wowe utu ngutu rwose ni neza turakubereye. Bahita rero batangira kubiseka, maze Catherine aho yongera agahobera Isabelle ati nari ngukumbuye, nakabaye rwose naragumye hano nkakuguma iruhande.
ariko nakubeshye nari mfite ubwoba bw'ibyo nagukoreye. Isabelle ahita amubwira ati hoya, ntabwo rwose njyewe numva ari amakosa yawe, kandi rwose nta kibazo, nzakira, ibintu bizongera bigende neza. Baba bagihoberanye rero bagifatanye, maze William akaba aragarutse ahagarara mu muryango akabareba, maze agahita avuga ati Catherine, sinakubujije kwinjira. Catherine arahindukira akamureba, ariko n'ubundi bakongera bagahoberana ntibarekurane. William rero ahita aba yigendeye akabareka nyine ngo babe bagumanye. Isabelle ahita yicara mu kagare, maze Catherine agacunga kano kagare nyine ajyana Isabelle mu cyumba cye aho aba aryama. Bagira rero maze bakicara, Isabelle akabwira Catherine abari gutebya nyine ati wambonye se ukuntu nsigaye mfite amaboko ameze nk'ay'umuntu wateruye kubera ukuntu nsigaye nirirwa muri siporo. Bahita nyine bose baseka, maze Catherine agahita abaza Isabelle ati none se muganga akubwira ko uri hafi gutaha? Isabelle ati nibyo nshaka, ariko nyine musaza wanjye we avuga ko igihe kitaragera, ko ngikeneye kuba ndi kwa muganga kugira ngo bakomeze banyiteho. Musaza wanjye nyine urabizi afunga umutwe, gusa nyine nta yandi mahitamo mfite uretse kumwubaha. Catherine yamubwira ati musaza wawe urabizi nyine aragukunda cyane kandi abagushakira ibyiza. Ati none se ibintu byose yakoraga muri wa mujyi yarabiretse maze aza kukureba? Isabelle ati cyane, byose yarabiretse aza kumwitaho. Ubwo rero urabyumva nyine, niyo mpamvu byanze bikunze ngomba nyine kumubanira neza, kubera ko yaretse byose kugira ngo aze kundeba. Ariko nyine nawe urabizi ampeza umwuka neza neza, ntajya nyine yumva icyo nshaka. Catherine ahita amubwira ati ni ukuri musaza wawe ni umwana mwiza cyane, gusa rwose njyewe ninjye ndi kwigaya kuba ntarabanye namwe, ntarababaye hafi. Isabelle ahita amubwira ati ariko ntabwo ukwiye gukomeza kwishinja amakosa, gusa nyine mba ndakariye musaza wanjye kubera ukuntu akufata, nyine ukuntu aba akurakariye. Catherine ati ni ukubera ko nyine aba acyumva ko agisida ari njye natumye iba. Isabelle ati ariko arakurenganya, kubera ko iriya kamyo ntabwo twamenye ahantu yaturutse, nta kintu na kimwe wari gukora, kubera ko twese ntabwo twari twayibonye. Catherine ahita abwira Isabelle ati uzi yuko twawugiye nyine mu kuvuga ibintu bibabaje gusa, nibagirwa kukubwira ko nakuzaniye impano. Ahita rero amuha utuntu nyine twose aba yamuzaniye, maze yarangiza akamuha n'ikindi gikapu kinini kiba kirimo nyine imyenda. Isabelle atangira kureba umwe ku wundi ati ikintu ngukundira ni ukuntu uzi amabara nkunda, urabizi ko nkunda hoze cyane, aka ko rwose ubwo n'agakanza bari kurambura ndahita nkambara kano kanya. Bakomeza rero kuganira, maze Catherine agasohoka mu cyumba agiye hanze, ahita ahura rero na William azanye kafe ebyiri. Catherine ahita amubwira ati rwose William, ndabizi ko nyine wandakariye, ariko ndagira ngo nkubwire ko uriya munsi nta nzoga nari nanyweye, ntabwo nari ndi kuri telefone, rwose ibintu byabaye byari kuba no ku wundi wese. William ati nyine ikosa rya mbere wakoze ni uko wataye mushiki wanjye maze ukigendera, ntiwongere rwose kumenya n'amakuru ye. Ubu rero rwose nubwo ugarutse, ariko ugarutse n'ubundi inyuma y'urugamba rukomeye, urugamba rwararangiye. Catherine ahita amubwira ati uko byagenda kose rero Isabelle mufata nk'umuvandimwe wanjye, urabizi ngomba rero kumuba hafi. Nakoze amakosa nyine ndagenda, ariko ubu nagarutse kandi ngomba kumuba hafi uko byagenda kose. William rero agera mu cyumba cyo kwa muganga nyine, maze agahita ahereza Isabelle ibyo abamuzaniye. Bafata amafunguro bagafata n'ibyo kunywa, maze Isabelle akamubwira ati mba mbikumbuye cyane, gusa ikintu kimbabaza ni uko ntahagurukira ku maguru yanjye ngo njye nko kwigurira baga, ntubizi ukuntu nzikunda. Umusaza we ati humura, nzajya ncunga nyine abaganga batareba, maze nkuzanire ibintu byose ushaka. Isabelle ahita areba William maze akabona
ntabwo rwose yishimye. Ahita amubaza ati kubera iki ndi kubona umeze nk'utishimye? William ati mba numva ntunguwe ukuntu rwose wakiranye urugwiro Catherine, nyamara ari wowe watumye uri kwa muganga. Isabelle ati nyamara ibintu utekereza ntabwo ari byo, utekereza ko ari njye nakomerekeye muri iriya mpanuka njyenyine, ariko ndakubwiza ukuri Catherine yakomeretse kundusha kuko we noneho yakomeretse ku mutima. Tekereza yuko ikintu cyatumye buriya agenda mu by'ukuri ntabwo kwari ukunsiga, ahubwo yumvaga atashobora kundeba mu maso kuko yumvaga nyine kuba ndyamye kwa muganga ari amakosa ye, kandi nyamara nta nubwo ari amakosa ye kuko na polisi ubwayo yarabivuze ko atari amakosa rwose y'umuntu wari utwaye igare, ahubwo ari amakosa y'umuntu wari utwaye ikamyo. Isabelle rero ahita abwira musaza we ati ndabizi urankunda, niba rero rwose wifuza yuko nakira ndetse rwose na Catherine nawe agakira nyine ibikomere by'imbere afite, ndifuza ko wabidufashamo. Nta kindi rero nifuza ko wadukorera, ndifuza ko nyine watangira kumvikana na Catherine ukaba umwana mwiza kuri we, ukarekera kumubwira nabi, maze rwose mukajya muganira nyine nk'uko byari bimeze kera. Ndakwizeye rwose musaza wanjye, urankunda kandi ibyo bintu ntabwo wabinyangira. William rero uba ukeneye ko rwose mushiki we yiyumva neza, ahita amubwira ati nta kibazo nzabigerageza. Maze Isabelle agahita yongera akabwira William ati ariko hari n'ikindi kintu nshaka kugusaba, ndifuza gutaha nkava hano kwa muganga kubera ko ndifuza kuryama mu buriri bwanjye ngasinzira neza nkaruhuka, ndumva nkumbuye kogera muri dushe yanjye, ndumva nshaka kuva aha hantu. William ati yego nibyo, ariko ntabwo uzahava ejo cyangwa ejo bundi, ugomba kongera ukamara iminsi, kubera yuko mfite ubwoba bw'ukuntu wasigara mu rugo wenyine, mba ntekereza ko rero nshobora kuba ntahari maze hakagira ikintu kikubaho. Isabelle ati yego ndabyumva, ariko nyine tuzashaka umuntu nyine uzajya uguma iwacu maze abe yanyitaho. Umusaza we ahita amubwira ati ndumva nta kibazo, icyo gitekerezo nacyo ntacyo cyaba gitwaye. Isabelle ahita abaza William ati ibyo se tubiretse ubundi nyine ibyerekeranye na business zawe byo bimeze bite? William ati rero rwose ku byerekeranye na business, ziriya business nakoreraga muri uriya mujyi zongeye kuzireka kubera ko ntabwo nyine ntazagusiga wenyine hano, ariko nanone natekereje ku zindi business nakorera hano. Ndifuza ko nyine iriya mirima y'iwacu y'imizabibu twayibyaza umusaruro. Icya mbere nyine ndashaka gukora uruganda rukora amawayini akoze muri iyo mizabibu n'ibindi byose byaba bikorwa mu mizabibu. Ikindi kandi ndashaka ko hano hantu hacu tuhagira nyine ahantu nyaburanga ku buryo abakerarugendo bazajya baza kuhasura. Ndashaka no ko dukora amajaride abantu bazajya bakoreramo ubukwe n'ibindi birori. Mbese ndashaka ko tuhakora ibintu byinshi rwose by'iterambere, abantu bose bakazajya bahayoboka ku buryo rwose nta muntu n'umwe uzaba utahazi. Gusa nyine ibyo kugira ngo mbigereho biransaba yuko akarere kaba kabinyemereye. Niyo mpamvu rero ngomba kuzajya kureba nyine umuyobozi w'akarere maze tukavugana, ariko si we wenyine, n'abandi bantu nyine bafatanya mu gufata ibyemezo bose ngomba kuzabareba kugira ngo nyine babe babinyemerera, kuko batabyemeye ntacyo nahakorera. Ikindi kandi muri abo bandi bantu bafata imyanzuro ikomeye harimo nyine na Hoze, nyirakuru wa Catherine. Isabelle ahita amubwira ati ndumva rero igitekerezo ufite rwose ni cyiza cyane, ibyo bintu ndabikunze, ukibivuga mpise numva rwose hano hantu hazaba haryoshye, dore ko n'ubundi hari hasanzwe ari heza. Gusa nyine ku byerekeranye na Hoze nyirakuru wa Catherine, ibyo rwose biragoye kugira ngo abe yakwemerera. Urabizi nawe nyine ukuntu afunga umutwe, gusa biragusaba kubana neza cyane na Catherine kugira ngo bibe byazakorohera kuvugana na nyirakuru, yenda azakumva. William ati niko bimeze, gusa nyine nawe uzabimfashemo kuko ibi bintu ngomba kubigeraho byanze bikunze, gusa nyine birasaba imbaraga nyinshi cyane. William rero ahita anabwira Isabelle ati ndifuza ko nyine abantu b'ahantu dutuye hataba abashomeri babuze akazi, kubera ko ibyo bintu byose nimbizana hano bizatuma haboneka imirimo myinshi. Ndakeka rwose nta muntu uzongera kuva aha hantu dutuye ajya gushaka akazi ahandi hantu.
Isabelle ahita amubwira ati nanjye ahubwo ndashaka posite nziza kuko nyine nanjye nkeneye akazi. William ati nukira neza urabyumva nawe nyine ugomba kuzaba ufite akazi kandi keza. Isabelle ati ngomba gushyiramo agatege, ngomba gukira vuba rwose bidatinze. Catherine rero agera mu rugo maze akajya kubwira nyine Rose, ubwo ni nyirakuru, ibiba byabereye kwa muganga. Gusa kuri ino nshuro aba ari kumwenyura noneho. Nyirakuru rero akimubona agahita amubwira ati ndakeka byagenze neza kuko rwose ndabona wishimye. Catherine ati byagenze neza, nabonye inshuti y'ubuzima bwanjye nyine nongeye kuyibona, bimeze neza rwose, nta n'ikibazo afite, ntabwo rwose andakariye. Gusa nyine ikibazo gihari ni kimwe, ni William niwe rwose utabyumva. Kumbabarira byaramunaniye, ntabwo aribagirwa ibyabaye. Rose atari ku wundi kubera iki rwose ukomeza kwita kuri uyu musore, ukomeza kumuhangayikira, nyamara we urabona ko atakwishimiye, wamwihoreye. Gusa kera najyaga mbona agukunda, najyaga nkeka ko rwose nta kintu cyatuma akurakarira. Catherine ati buriya rero niba yarigeze no kunkunda, ndakeka ko rwose byarangijwe n'iriya agisida, yarahindutse cyane cyane rwose. Ariko nanone ntabwo njya nibagirwa nyine ko yari inshuti yanjye ya kera, ntabwo rwose namwifuriza kubabara, mba numva nyine nifuza ko twakongera tukabana neza. Baba bakiri kuvugana rero, dore ko rwose baba bihagarariye no muri jaride, bakabona William araje, aza ari guhamagara nyine uyu mukecuru. Naho rero Catherine aba akimubona maze agahita yijima mu maso, ahita abwira Rose ati none se uribuka William ni uyu nguyu? Rose ati hari hashize igihe kinini ntamubona. Ahita abaza William ati none se uje gusaba umukobwa wanjye imbabazi? Ndifuza ko rwose mwongera mukabana neza, ibintu byo kugira inzika ntacyo byamara, ubundi nyine inshuti nyanshuti iyo zikoreranye amakosa zirababarirana. Sinumva rero wowe ukuntu rwose ibi bintu wabirakariyemo maze ugakomeza gushinja umukobwa wanjye ko ari we wateje iriya mpanuka. Catherine ahita abwira nyirakuru ati oya nta kibazo, byihorere, niba ari nacyo kimuzanye ndumva ari njye nawe twabivugana, kandi rwose twabasha kubikemura. Byihorere rero rwose wikomeza kubyinjiramo cyane. Catherine ahita abasiga aho ngaho maze akigendera. Naho rero Rose nawe ahita abwira William ati nyamara rwose ubitekerezeho neza, si byiza kurakarira umuntu igihe kingana gutya. Nawe agashaka kwigendera, maze William agahita amubwira ati nari nje kubareba, nabashakaga rwose, nagira ngo nkwereke umushinga mfitiye aha hantu hacu dutuye, kubera ko rero hazaba inama y'akarere mu cyumweru gitaha, kandi nawe uba uyirimo, nagira ngo nyine nanjye umushinga wanjye muwushyire nyine ku bintu bigomba kuzigwaho icyo gihe. Nifuzaga ko nyine nanjye ubwo munyandika. Rose ahita amubwira ati rwose nakabaye mbyitaho, ariko nanone simpamya ko hari ikintu kizima wazakora gifitiye abantu akamaro, niba n'abo mubana n'inshuti zawe utabasha kubana nazo neza. Iyo uba rwose umeranye neza n'umukobwa wanjye, ibyo bintu nari kubyitaho cyane, ariko kubera yuko mutameranye neza, sinumva impamvu ngomba kugufasha, sinumva impamvu ugomba kwinjira mu bintu byawe. William ahita amubwira ati mbabarira rwose, ufate nyine ufate iki gipapuro cyanjye, ubundi ngiye rwose kuvugana na Catherine, nawe usigare ukinyuzamo amaso, unyandike nyine ku rutonde rw'abantu bakeneye kuzagira icyo bavuga uwo munsi. Ubu rwose ngiye kuvugana nawe kandi ndakeka turi bubikemure nta kibazo. Rose ati sawa ndabitegereje, ubwo nyine njye nawe tuzahurira ku karere icyo gihe. William ava hano maze agahita ajya kureba umushuti we bagomba kuzafatanya uyu mushinga. Ahita amubwira ati batwemereye nyine kudushyira ku rutonde rw'imishinga nyine izigwaho uriya munsi. Gusa nyine ntakubeshye, kugera iwabo wa Catherine byanteye isoni, nibwo bwa mbere mu buzima nakumva mfite ikimwaro cyinshi ku
kuba mbahagaze imbere. Uyu mushuti we ahita amubwira ati ariko narakubwiye rwose wakabaye ubabarira uriya mukobwa kubera yuko ntabwo ari umugizi wa nabi, ibyabaye byaba no ku wundi muntu uwo ari we wese. William ati mba ntekereza mushiki wanjye uri kwa muganga utabasha kugenda, maze nkanatekereza kuri Catherine ukuntu rwose ari indangare kuko ibintu byabaye byari uburangare bwe. Uyu mushuti we ahita amubwira ati none se urateganya ko ugiye kwibagirwa Catherine burundu? Ndabizi nyine ko umukunda kandi cyane, urumva se ugiye nyine guhindura icyerekezo ukaba washaka undi mukunzi ukareka gukomeza kumukunda, cyane ko rwose utaranabimubwira nyine ko umukunda mwaramaze gukura. William ahita abwira uyu mushuti we ati ntakubeshye ntabwo rwose nzi icyo gutekereza, gusa nanone tutitaye nyine kuri ibi bintu byose byabaye, ariko urabizi ko nyine mukunda kuva mu bwana bwacu, gusa noneho mba mbona nta naho nazahera mbimubwira kubera ko nanjye mba numva murakariye. Gusa buriya muri ariya mezi yose yamaze, yaba nibura yarafashe nk'inshuro imwe cyangwa ebyiri zo guhamagara ngo amenye amakuru yacu, byari koroha kumubabarira. Ariko kubera ukuntu yagiye akamara amezi 3 yose atanamenya amakuru, nicyo kintu gituma kumubabarira bingora. Uyu mushuti rero wa William ahita amubwira ati nyamara buriya mwicaye mukaganira neza wasanga nawe afite impamvu zumvikana. William ati nta mpamvu n'imwe rwose yampa yatuma numva impamvu yakoze ibyo yakoze. Gusa nanone kugira ngo nyine Rose amfashe, ngomba guhamagara Catherine maze tukavugana, tugasabana nyine imbabazi. Uyu mushuti we ahita amubwira ati nta kibazo, nabyo ni intangiriro nziza, bizagenda neza rwose ndabizi. Gusa ndi gutekereza nk'ubu ngubu rwose akarere karamutse kaduhaye uburenganzira bwo gukora ibyo dutekereza byose, hano hantu hahita haba ahandi, haba heza cyane. William ati byose ni ukugerageza nyine, ntabwo tuzi uko bizagenda ariko tugomba kugerageza. Umunsi wakurikiye rero William ahamagara Catherine maze akamubwira ati ndifuza ko rwose wamperekeza kwa muganga tukajya gusabira uruhushya Isabelle agasohoka gatoya akareba hanze uko hameze, ararambiwe rwose kuba aryamye kuri buriya buriri adahaguruka. Isabelle ahita amubwira, Catherine ahita abwira William ati ndabyishimiye rwose, ndaje ahubwo tugende. Bahita bagenda rero maze bakamusabira uruhushya, bahita bamuzana bakamujyana nyine ku mirima y'aho bahingaga imizabibu. Uyu mukobwa yari akundaga cyane kubera ko kera akiri umwana niho yakundaga kuba ari kumwe na papa we nyine bari muri iyi mizabibu bayisarura cyangwa se bayitunganya. Yarahageze maze ahita yishima, aratangira araseka ati ntababeshye ubu niko mbonye ko rwose nasubiye mu buzima, ubundi aha hantu nyine niho hanjye, aha hantu niho hampa ibyishimo. Ahita rero atangira kugenda nyine agendera ku mbago yegera ya mizabibu ayikoraho, maze Catherine ndetse na William bo basigara nyine kure bari kuganira. Catherine ahita abwira William ati ndishimye ko ndi kubona Isabelle akomeye, urabona ko noneho afite akabaraga, ikindi kandi atangira noneho no kujya amwenyura. Catherine ahita yongera akabaza William ati se impamvu ushaka nyine hano hantu kuhatunganya ukahagira ahantu hadasanzwe ni ukubera mushiki wawe? William ati cyane, aha hantu nyine ni ubuzima bwa mushiki wanjye, kera yahoranaga na papa bari muri iyi mizabibu, ndashaka rero kuhamukorera noneho rwose nkahatunganya neza ku buryo azajya yumva ahishimiye, ndabizi ko aha hantu ariho hamuha ibyishimo. Bahita batangira gutera intambwe rero bakagenda begera nyine aho Isabelle ndetse na wa mushuti wa William baba bahagaze. Isabelle ahita ababwira ati hano hantu rero
ndashaka yuko hariya tuzahagira ahantu abantu bakorera ubukwe, naho hariya hakabaho abantu bakora ama anniversaire, ibyo birori byose kandi ni njyewe nzajya mbitegura. Uyu mushuti rero wa William ahita amubaza ati ariko wagira ngo diplome wabonye muri kaminuza ni iy'ibirori? Uyu mukobwa aseka ati yego, njyewe nyine nabonye diplome yo gukora ibirori. Bose rero bahita baseka maze rwose ukabona barishimye, ya minabi baba bari bafitanye bose uba ubona imeze nk'aho yarangiye. Isabelle ahita abwira Catherine ati ariko nawe nyine ndifuza ko uzajya udufasha, urabizi mu bintu byo kudekora nta muntu wundi ujya ukujya imbere, ntubizi se ukuntu wajya kubikora muri kaminuza, urabizi nyine urabizi cyane, ndifuza ko rero nawe uzadufasha maze aha hantu ukajya uhatudekorera. Catherine ati byaba ari ibyishimo kuri njyewe niba rwose William ntacyo bimutwaye nabikora cyane. William ati hoya ntacyo bintwaye rwose, gusa nyine tugomba gutegereza umwanzuro w'akarere uko bizatubwira. Catherine ahita amubwira ati ni ukuri nanjye rwose nzaba hafi yanyu, nzabafasha muri byose, ikintu cyose gikenewe mubona nashobora mujye mumbwira, ndahari rwose. William ahita ababwira ati ninde rero ushaka kurya ku mizabibu? Bose bahita bavuga bati turayishaka. Ahita agenda rero akazana ishami ry'imizabibu maze bagatangira kuyisangira bose. Bava hano hantu rero maze bagataha. Catherine aba ari kumwe na Rose nyirakuru, maze akamubwira ati ndumva naguma hano, nari naje nyine nje kumara iminsi mike nkongera ngasubira aho nabaga, ariko rwose ndumva nkwiye kuguma aha kubera ko mba numva ngomba gufasha Isabelle ndetse na William. Nyirakuru rero ahita amubwira ati nakwishimira rwose ko waguma hano ukaba hafi ya Isabelle ndetse nanjye ukamba hafi, ariko se nanone kuguma hano urumva wowe rwose ubyishimiye, kubera ko rega nawe tugomba kwita nyine ku cyifuzo cyawe. Catherine ati ngewe rwose nta kibazo na kimwe mfite, kubera ko iyo mfite mashine yanjye telefone nta bindi bibazo rwose mba mfite, gusa nyine ndabona rwose umubano wanjye ndetse na William utangiye kugenda uza, tekereza ko yanambwiye ko anifuza ko nazamukorera logo y'ibikorwa bye, urumva rero ni intangiriro nziza rwose. Nyirakuru rero ahita amubwira ati yego rwose ndumva bitangiye kumera neza, ariko nanone ntabwo rwose nzigera nshyigikira kiriya gitekerezo cyabo. Yego nzamureka nyine ajye kucyexposa ku karere, ariko ninjya gutora nzatora hoya. Impamvu nta yindi ni uko rwose ari sogokuru wawe, ari ndetse n'ababyeyi ba William ndetse na Isabelle baragerageje bagerageza gukora ibyo bintu abana batekereza, ariko nyamara ntibyigeze bibahira. Rero sinshaka ko rwose hari abandi bantu bazababara kubera iyo mishinga bize maze ntigende neza, niyo mpamvu uko byagenda kose nzatora hoya, sinshobora gutora yego. Catherine ati nyamara rwose uriya mushinga ufitiye akamaro abantu ba hano dutuye. Uyu mukecuru ahita amubwira ati yego ndabyumva, ariko nanone nta kinyemeza yuko rwose uyu mushinga wazemera, niyo mpamvu rwose ntagomba gutora yego. Rose rero ahita abwira Catherine ati uriya mushinga rwose ntabwo mwizeye, ntabwo nshobora kubashyigikira, baracyari batoya, nibagende bajye mu bindi bihugu bajye gukorera amafaranga, ariko rwose ibi ngibi bya hano babyihorere. Catherine rero yumva nyirakuru rwose kubashyigikira byamunaniye, maze akamubwira ati nyine ubwo nta kundi, reka njye kuryama uburare neza, gusa nyine abababaye kubera yuko aba yumvise ko atazabashyigikira, kandi mu by'ukuri aba bana bo rwose baba barafashe umwanzuro, ibi bintu baba banabishaka cyane kubikora, baba bakeneye rero ko Rose abashyigikira kuko rwose aba afite ijambo nyamukuru nyine mu karere. Umunsi wakurikiye rero Catherine arabyuka mu gitondo
maze akabwira nyirakuru ati ngiye kuba ngenda ku igare gusa sindi butinde. Ahita afata igare rero agatangira kugenda, agera mu muhanda rikaba rirapfuye akananirwa gukomeza. Kubw'amahirwe ajya kubona akabona William yari ari kwiruka muri uyu muhanda nawe nyine ari gukora siporo. Ahita amubaza ati igare ryawe se rirangiritse? Catherine ati yego. William ahita amubwira ati reka nkurebere. Ahita arireba maze mu minota rwose itarenze 2 aba amaze kuritunganya. Catherine ati burya uri umuhanga mu bintu byose, uzi ko uhise uritunganya, iyo ntakubona sinzi uko nari kubigenza. William ahita amubwira ati ahubwo reka mbanze ndebe ko nyine rikize. Arijyaho akabanza akarigendaho akarikatisha hano, maze agahita amubwira ati nta kibazo na kimwe rwose risigaranye. Catherine rero aramushimira, maze William agahita amubwira ati ako karabo ufite mu mutwe ni keza. Ntabwo rero Catherine aba yabyibukaga ko yaciye akarabo, maze agahita agashyira mu musatsi we, ahita agakuramo agahita amubwira ati mba ndi kwiyibutsa nyine ibihe bya kera, ukuntu njyewe na Isabelle twakundaga kujya guca indabyo. William ahita amubwira tuzi yuko mba mbyibuka nk'aho ari ejo, ukuntu mwacaga indabyo mukazikoramo nyine amakorone cyangwa se amakamba, muvuga ngo nimukura muzaba ibikomangomakazi. Biriya bintu rwose ntabwo njya mbyibagirwa. Catherine rero ahita atangira guseka ati nanjye nuko ntabwo njya mbyibagirwa. Ahita afata rero rwa rurabo maze akaruhereza William ati urakoze cyane, urakoze kunkorera igare. William nawe ahita arufata ati nawe urakoze rwose kumpa ururabo, maze agenda ari kurwihumuriza agenda aseka nyine. Ubwo bose bombi baba batandukanye. Nyuma y'iminsi mike rero umunsi nyirizina wo kujya ku karere kugira ngo bajye nyine gupresenta wa mushinga wabo uragera. Baragenda rero bakajya nyine mu nama, baricara maze meya agafata ijambo ahita yatangira kubabwira ati uyu munsi n'ubundi twagombaga rwose kwiga ku byerekeranye n'ubutaka bwo muri kano karere kacu, uko twabubyaza umusaruro, ikindi kandi tukaniga nyine uko akarere kacu twakagira keza kurusha utundi. Niyo mpamvu rero ngiye guha ijambo William ndetse na mushuti we, maze bakatubwira ibyerekeranye n'ukuntu rwose bifuza guhindura aka karere keza kurusha uko kari kameze. Hoze rero nyirakuru wa Catherine ahita abwira meya ati ariko rwose urabona tutagiye guta igihe, tugomba kwiga ku bantu bafite imishinga ifatika. Ni gute rwose ugiye kujya kumva ibitekerezo by'abana? Urabona aba hari ikintu bari butubwire kigaragara. Meya ahita amubwira ati mu cyubahiro cyawe rwose ihangane kuko ijambo narihaye William na mugenzi we. Hoze rero aceceka, maze William na mugenzi we bagatangira nyine kwerekana iby'umushinga wabo. William ahita ababwira ati mbanje kubasuhuza mwese, ndashaka rero kubabwira ku mushinga wacu. Aha hantu mubona niho twavukiye, niho twakuriye, ndetse rwose ndahakunda cyane. Nifuza ko rero n'abana nzabyara nabo rwose nazababyarira aha hantu, kubera ko aha hantu nyine tuhafite amateka. Turifuza rero yuko aha hantu twahagira ahantu h'ubukerarugendo, abantu bazava mu mijyi myinshi baze muri uyu mujyi wacu kuwusura, ndetse rwose abantu bazajya badusaba ko baza gukorera ubukwe hano, ko ndetse n'imiryango yahatemberera ikaza kuruhuka no kutwigiraho. Turifuza rero kubaka ahantu abantu bazajya bakorerwa ubukwe. Turifuza kandi kuhakora amajaride adasanzwe. Turifuza no kuhakora uruganda ruzajya rukorerwamo ibintu byose bituruka ku mizabibu. Aha hantu turashaka kuhahindura ahandi handi. Baravuga rero bakavuga nyine ibintu byose bifuza gukora, maze William akanababwira ati aha hantu nyine turashaka no gukora imirimo myinshi muri uyu mujyi wacu, ku buryo urubyiruko rwacu rutazongera kuva hano dutuye rujya gushaka akazi ahandi, kuko buriya nabwo umuntu aba ari gutakaza imbaraga. Niba urubyiruko rwawe ruva aho rwari rutuye rukajya ahandi, mu by'ukuri aho bagiye niho baba bari kujya guteza imbere. Twebwe rero turashaka ko ahubwo abandi nabo bazajya baza hano baje kuhashaka imirimo.
abantu bose bari hano rero baba batangiye kuvuga bati yego icyo gitekerezo ni cyiza cyane. Hoze rero batangiye no kurakara ahita abaca mu ijambo maze akababwira ati birumvikana rwose imishinga yanyu irumvikana neza mu matwi, ariko se murakeka yazamara igihe kingana iki? Mutatubeshye se murabona ari izihe couple zazava mu mijyi myiza nk'idukikije maze zikaza gukorera ubukwe mu mirima y'imizabibu? Ibyo bintu mwebwe murumva bishoboka? Ahubwo nyine ikintu mushaka, murashaka rwose kwangiza amateka yacu. Ibintu byari biri hano byari bimeze nk'ibitwibutsa ahahise hacu, murashaka kubyangiza maze mwarangiza mugahita mwigendera mukigira muri iyo mijyi yindi gushaka akazi kuko muracyari abana bato, maze tukaba ari twebwe dusigarana ibibazo. Nta kintu rwose muzabikoraho ndabizi, ntacyo muzashobora. Koko rero abantu batangira kumva ibintu Hoze ari kuvuga bishoboka. Meya rero ahita ababwira ati ndashaka ko noneho mutora. Aba basore bahita bavuga ati ariko twari tutararangiza kuvuga ibyo tugomba kuzakora. Hoze ati twategereje bihagije, ubwo nyine igihe kirageze ngo dutore, ubwo ibyo mutavuze nyine ntabyo mwavuze. Meya leta ababwira ati abatora ko uyu mushinga w'aba basore wakwemerwa nibazamure ikiganza. Barazamura. Akavuga ati ababihakana nibazamure. Nabo barazamura. Nyamara rwose abenshi mu bazamuye bose baba bahakanye ko uyu mushinga utakwemerwa kubera nyine amagambo Hoze aba amaze kuvuga. Bose bahita bumva koko ibi bintu bitazashoboka. Abo basore rero bataha bababaye rwose, agahinda ari kose. Gusa nyine Catherine arababara cyane ukuntu nyirakuru ataba yashyigikiye William. Catherine rero agenda akegera William akamubwira ati ndakwinginze rwose ihangane, ibi byari intangiriro, ndakeka tuzabona andi mahirwe maze noneho bikaba bizagenda neza. William ahita abwira Catherine ati ntabwo ncitse intege, tugomba gutekereza icyo gukora kugira ngo ibi bintu bizagende neza, kuko rwose uyu mushinga byanze bikunze ngomba kuzawukora. Catherine ahita abwira William ati nimutahe muruhuke, hanyuma ejo tuzahure tubiganireho, dushaka icyo gukora twitonze. Ibyo ari byo byose buri wese azaba afite ikintu yatekereje, tuzahuriza hamwe ibitekerezo maze rwose twumve ikintu tugomba gukora. William ahita amubwira ati yego rwose icyo gitekerezo ni cyiza. Baratandukana rero maze Catherine agataha. Aba yarakariye nyirakuru cyane, ahita amubwira ati sinumva rwose ukuntu utashyigikira abana b'ahantu dutuye, iwabo bari inshuti zacu. Sinumva ukuntu rwose ari wowe uri kubaca intege aho wakabaye ari wowe batera imbaraga. Nyirakuru ahita amubwira ati bari abana simbanga, ariko nanone ntabwo nshaka ko rwose bazagwa mu makosa ababyeyi babo ndetse na sogokuru wawe baguyemo. Ibi bintu bari kuvuga ntabwo bishoboka. Narebye kenshi abantu babigerageje ariko ntibyigize bikoreka. Sinshaka ko rero bari abana bazababara, ndashaka ko bigumira uko bari bameze kubera ko nyine nibwo bafite amahoro. Catherine ati ariko wakabaye bashyigikira mu byo bashaka kubera ko rwose ubushobozi bafite ntabwo ubuzi, nyamara rwose ubu n'iterambere ryaraje. Ndakubwiza ukuri ko bashobora kuba bazabikora neza kurenza abo bantu bose utekereza babikoze bikanga. Nyirakuru ati nta cyizere mbifitiye rwose, ntabwo mbizeye, ntabwo nabashyigikira, n'ikindi gihe kandi ntabwo nzabavugira. Buracya rero maze William agahamagara Catherine aramubwira ati urabyumva ute turamutse tugiye kwihurira ha hantu nyine twajyaga twihisha tukiri abana, tukiyibutsa nyine ahahise hacu? Ndumva byaba byiza cyane turamutse ariho tugiye kwiganirira. Urabizi nyine n'ubundi twajyaga twihisha Isabelle maze tukaba ariho twiganirira. Catherine ahita amubwira ati ndumva ibyo bintu ari sawa cyane, uhise utuma rwose nkumbura ahashize hacu. William ahita amubwira ati ariko uzabanza nyine unyure mu rugo tubanze dufate amafunguro ubundi tubone kugenda. Catherine ati ubwo se bizaba bikiri ibanga nituba twabanje kunyura mu rugo maze tukabona kugenda?
William ati yego bizaba bikiri ibanga rwose rikomeye, nta muntu n'umwe uzamenya ahantu turi, ndabizi kandi gusubira hari ahantu bizaduha ibitekerezo bishya, ndashaka ko ari njye nawe nyine twenyine tujyayo. Catherine ahita amubwira ati yego rwose nuko turi buze kubigenza. William rero ahita atangira gutegura amafunguro, maze akajya kubona akabona umushiki we nyine nawe araje, ahita amubwira ati bari bampaye umushoferi ngo ntahe gatoya ndebe ko nyine nzabasha kuguma mu rugo ntari kwa muganga, bari bambwiye ngo nze nyine ngerageze hano mu rugo ndebe ko nzashobora kujya nyine nabasha kugenda cyangwa se nyine byanyorohera, gusa ndabona ibintu byose bishoboka, ndi kureba ahantu nyine tugomba kuzashyira ibikoresho nzajya nkoresha ndi gukora udusiporo. Ikindi kandi natekereje ko icyumba cyanjye gishobora kwimuka kikaza hano hasi nyine iruhande rwa salo. Umusaza ati ibintu byose ndumva wabipanze kandi rwose ndumva ari uko bigomba kugenda, ni byiza ko rwose uva kwa muganga kubera ko rega ntabwo wakira uguma mu bitaro. Isabelle rero aba yishimiye cyane kongera gutaha, ahita abaza rero umusaza we ati kuri guteka mu buryo budasanzwe bimeze bite? William ati nari nabwiye Catherine ko ari bunyure hano tukabanza tugasangira. Isabelle ahita atangira guseka ati nyamara rwose ukunda cyane Catherine ariko nawe aragukunda, uribuka kera tukiri abana ukuntu najyaga amubwira ngo tuzaba nyine ibikomangomakazi maze ngo azashakane nawe igikomangoma nyine musaza wanjye, ariko n'ubundi mba numva ni ukuri ibyo bintu mwakabaye mwongera mukabibyutsa kubera ko ndabizi ukunda Catherine, nuko rwose utaba ushaka kubimubwira. Ikindi kandi nuko nyine wamurakariye ngo niba nkoresheje agisida, ariko ubundi ndabizi neza ko rwose umukunda. William rero ahita amubwira ati nyine naramukundaga ariko ubu ntabwo byashoboka, nta nubwo namubwira ko mukunda, urabizi nyine ntabwo tubanye neza. Ikindi kandi habaye ibintu byinshi cyane rwose bigaragara nk'aho byashyize igikuta hagati yacu. Isabelle ati rero ntakubeshye rwose musaza wanjye, niba hari ikintu cyanshimisha mu buzima ni ukubona wowe na Catherine mukundana, kubera ko muraziranye bihagije, mwarakuranye, ni ukuri naba numva ari ibintu bidasanzwe. William ahita amubwira ati ibyo byihorere rwose, reka tubireke kubera ko ntabwo bishoboka. Isabelle ati ndabizi bizashoboka, urabona ukuntu uri kujya ureba niba utanduye, urabona ukuntu watetse wabyitayeho, ibyo byose nyine ni ibikwereka yuko ukunda Catherine kandi cyane. William ati nakubwiye ngo byihorere, ibyo uri kuvuga ntabyo uzi. Nyuma y'iminota mikeya rero bajya kumva bakumva umuntu arakomanze. William ahita abwira Isabelle ati nta kabuza rwose uwo ni Catherine. Ahita ajya gufungura agasanga koko niwe. Catherine amukubita amaso, uyu musore aba yambaye itaburiya nyine yari ari guteka, ahita amubwira ati urasa neza cyane wambaye utyo. William ahita aseka ati gusa nawe rwose wambaye neza cyane. Catherine ahita abwira William ati narinzanye rero deseri, ubwo nyine aba yarazanye agakeke aba yakoze. William ahita akamwakira maze akamuha karibu mu nzu, akamubwira ati Isabelle nawe arahari yavuye kwa muganga. Catherine yinjira yishimye cyane maze agahita amubwira ati Isabelle nishimiye rwose kuba nkubonye hano. Isabelle ati nanjye nuko navuye kwa muganga nyine naje kureba uko hano hameze ngo ndebe yuko byashoboka ko bansezerera ngataha. Catherine ati ndabyishimiye cyane. Baricara rero bakaba baganira, maze William akavuga ati hari ibintu nari ntarasoza gutegura, ubwo nimunkenera murambwira reka mbanze mbisoze. Isabelle ahita abaza Catherine ati none se umusaza wanjye usigaye ubona noneho mwumvikana, asigaye agufata neza ntabwo akigushibura? Catherine ati nta kibazo rwose umubano ni mwiza cyane. Isabelle ati none se wamwemereye kuzanamufasha nyine mu bikorwa bye by'uyu mushinga? Catherine ati cyane cyane rwose,
ndashaka ko tubishyiramo imbaraga maze tugatangira kwegera bariya bayobozi umwe ku wundi, apana kubasanga bahuriye ahantu hamwe. Ndashaka ko tuzajya tugenda tubwira umwe tumwereka umushinga, tumusobanurira, maze tukanamusaba ko rwose yazaduha ijwi rye mu nama izakurikira. Isabelle ati ibyo bintu uri gutekereza ndumva rwose ari byiza cyane, ntakubeshye ndifuza ko nanjye nakira nkongera kugendera ku maguru yanjye abiri, kuko ndashaka kubafasha kandi ndifuza nyine gushyigikira umusaza wanjye muri uyu mushinga. Bajya ku meza rero bakajya gufata amafunguro, maze babisoza William ndetse na Catherine bagahita bajya nyine aho bari bavuze ko bagomba kujya. Bamara kugerayo maze bagatangira kuganira, bibukiranya rero ahashize habo, ukuntu nyine bakiri abana bazaga kuhaganirira, barongera rwose bagasubira mu bihe byabo bya kera. Ibi bintu rero birabashimisha cyane ku buryo rwose baba bumva bameze nk'aho nyine ari cya gihe cya kera, ibintu by'inzangano bari bafite ubu biba byashize. Catherine rero abwira nyine William uko yari ari kubitekereza, kwa kundi nyine ko bazegera abantu umwe ku wundi. William abyumva vuba ati icyo gitekerezo ni cyiza cyane, nanjye ndumva cyakora, niko tuzabigenza, ariko noneho by'umwihariko ugomba kumfasha maze rwose ukigisha nyogokuru wawe tukareba ko yatwumva akazaduha ijwi rye, kuko niryo ni ingenzi cyane. Catherine ahita amubwira ati nzakora ibishoboka byose, ndagushyigikiye rwose, ndi inyuma yanyu. Kuva ibi bintu bizagirira umumaro Isabelle, nta na kimwe ntakora kereka ikidashoboka. William rero ahita amuhobera ati urakoze cyane rwose, urakoze kunyemerera ubufasha, gusa nanjye ndagusaba imbabazi kubera ko rwose nakurakariye ibitaragenze neza byose, ndakwinginze tubyibagirwe tubisiga hahise. Catherine ati ntabwo nakurenganya, wakoze ibyo wagombaga gukora, uwo ari we wese yari kundakarira kuko nanjye narirakariye, gusa rwose nta kibazo, narakubabariye uretse ko ntanigeze nkurakarira. William ahita amubwira ati ntakubeshye, nari nkumbuye nyine ibi bihe, nari nkumbuye ko twabagaho kera tukiri abana. Catherine ati nanjye ni ukuri ndumva nishimye cyane, ndumva nongeye nyine kwiyibutsa uko twari tumeze kera. Buracya rero maze bagatangira nyine kugenda begera umuyobozi umwe ku wundi nk'uko bari babyiyemeje, bakajya begera umwe bakamwereka imishinga yabo yose. Noneho kuko cya gihe bari gupresenta baba barababwiye ngo barekere bataranasoza, hari byinshi rwose baba batarigeze bumva. Mu by'ukuri rero uko begeraga umwe kuri umwe, nta n'umwe rwose wigeze abahakanira, kuko buri wese yumvaga nyine uwo mushinga ari indashyikirwa, ndetse rwose bakabaha n'ibitekerezo. Barabazenguruka bose rero maze bakabarangiza. William abwira Catherine ati harabura nyogokuru wawe, gusa ndakwinginze ni wowe wo kumwegera rwose maze ukamwumvisha, tukareba niba noneho nawe ijwi rye yazariduha. Catherine ati nubwo bigoye ariko nta kibazo nzamwegera. Catherine rero yicarana na Rose maze akamusaba rwose ko yamushyigikira. Rose aramubwira ati nyamara ibintu nababwiye ku bwa mbere n'ubu nibyo nkivuga, ntabwo nzigera nshyigikira uriya mushinga, cyane cyane ko mbizi ko rwose n'ubundi ari umushinga utazamara igihe. Bariya bana ndabizi bazawutangira ubananire bigendere, hano bahasige rwose bahagize amatongo gusa, n'ibyo twari twifitiye byose barabisenye ngo bagiye kubaka ibishya, n'ibyo bishya ntitubibone byuzuye. Ntabwo rero mbishaka, nabikubwiye, abantu benshi baragerageje ariko byarabananiye. Ntabwo rero rwose uyu mushinga nawushyigikira. Nyuma y'iminsi mike rero Catherine yagiye kureba Isabelle, baricara rero bari kuganira, maze Isabelle abwira Catherine ati ariko ko mbona rwose wagira ngo ufite ikibazo. Catherine ati n'ubundi ndagifite,
urumva hari ikintu nyine William yavuze maze nkibazaho kugeza n'uyu munsi ndacyakibazaho. Isabelle ati none se ni igiki? Ati nyine umunsi ubwo twari twagiye kureba umwe nyine muri bariya bantu bafata ibyemezo mu karere, maze tugiye gutaha aratubwira ngo arabona rwose couple yacu ijyanye, ati rwose ndabona muberanye, maze mubwira ko nyine tutari couple turi inshuti zisanzwe. Naho rero William yahise amubwira ati urakeka twaba couple tukaba twanakora ubukwe? Ati nibajije rero impamvu yabajije icyo kibazo, nibajije rwose impamvu nyine yashidikanyije ko ibyo bintu bishoboka. Isabelle ahita abwira Catherine ati rwose nanjye ndumva ntazi impamvu, ariko se byarakubabaje nyine kubera ko byavuzwe na William? Catherine ati urebye numvise nyine nkeneye kumenya impamvu yavuze iryo jambo. Isabelle ati inama rero nakugira uzabimubaze, uzamubwire nyine agusobanurire, akubwire impamvu yavuze gutyo, nibwo rwose uzabona igisubizo cya nyacyo. Catherine ati ariko uzi ko ari byo, uretse rwose nzamuhamagara duhure maze mbimubaze kuko ndumva nshaka rwose kubona igisubizo. Ndi kwibaza ese yaba akindakariye, yaba se abona ndi umukobwa mubi ku buryo abona ko nyine tutanabana? Isabelle araseka ati ariko nawe rwose uri gutekereza ibintu kandi wazabonera igisubizo ari nyirabyo ukikwihereye. Bahita rero bahindura sije maze bakiganirira ibyabo. Umunsi wakurikiye rero Catherine ahamagara William maze akamubwira ati ndifuza ko twongera guhurira aha hantu hacu nyine h'ibanga. Barahura maze Catherine akabaza William ati mbabarira umbwise ukuri, kubera iki rwose cya gihe wa muyobozi yatubwiraga ngo arabona turi couple iberanye, wasubije uvuga umubaza niba abona rwose twaba couple tukanakora ubukwe? Kubera iki ibyo bintu nabonye ubivuga umeze nk'umuntu utangaye cyangwa nkaho nyine hari ikindi kintu untekerezaho? William ati mbona kubwiza ukuri rwose ntabwo ari iyindi mpamvu yatumye mbivuga, ahubwo nyine natekereje ukuntu uriya muyobozi abonye ko couple yacu iberanye, ntekereza ukuntu mba mbona utanabyemera nyine ko twaba couple. Catherine ati kubera iki se watekereje ko ntabyemera kandi utarugeze ubinsaba ngo mbyange? William atumva rero si amasaha yo kubwizanya ukuri se, ntitwabyemeje ko turi bubwizanye ukuri, reka nkubwire rero ukuri kose ntekereza. Burya rero ndagukunda cyane, ndetse rwose nagukunze kuva tukiri abana, bya bindi twajyaga tuvuga nyine turi abana narabikuranye ku buryo nta wundi mukobwa n'umwe nigeze nkunda cyangwa ngo mubwire ko mukunda. Naragukunze kuva kiriya gihe cyose. Rero nari natangajwe n'ukuntu uriya muyobozi yatubonye maze akabona twaba couple, nyamara rwose njyewe nkaba nari mbizi ko ntashobora kubikubwira kubera yuko utabyemera. Noneho se uzi ikintu gitangaje, nta muntu n'umwe utari ubizi ko ngukunda, yaba mushiki wanjye yaba inshuti yanjye, abantu bose barabizi ko ari wowe mukobwa nakunze kuva kera kose. Catherine aba yumiwe yifashe ku munwa kubera rwose ibintu uyu musore aba ari kumubwira. Ahita amubwira ati sinumva impamvu ahubwo watinze kubimbwira, kuko nanjye ndagukunda cyane kuva mu bwana bwacu. Uzi yuko nyogokuru wanjye yahoraga ambwira ngo ndagukunda cyane, ngo ariko kubera iki nyine tutabibwirana, ngo uko yabonaga nawe umeze nk'aho nkunda. Nyamara nanjye natinyaga kuba hari ikintu nakubwira kuko natinyaga rwose ukuntu wabyakira. Bose rero batabitekerejeho bahita bahoberana maze bagasomana. Catherine ahita abwira William ati William ndagukunda cyane, koko nyine bya bindi twatekerezaga kera ko ari wowe uzaba nyine igikomangoma cy'inzozi zanjye, nibyo nyine nakuranye, nakuze numva ko nyine ari wowe wanjye. William ati nanjye nuko,
numvaga nyine yuko ari wowe gikomangomakazi cyanjye. Bombi rero baraseka maze bakavuga bati urabona igihe cyose twamaze buri wese acecetse, nyamara kandi buri wese yaratekerezaga ku wundi. William ati ubwo igihe cyari kitaragera, ndahamya ntashidikanya nyine ko igihe cya nyacyo cyari iki ngiki. Baguma hano hantu rero umwanya munini bari kuganira, bahuje urugwiro rwose, bishimye, ibintu nyine byahinduye umurongo. William rero ataha ari kugenda rwose amwenyura ari wenyine. Abagitunguka mu rugo, Isabelle ati mbwira, ndabona rwose wahindutse, ni iki cyagushimishije kurusha ibindi? William ati ntabwo wakimenya, ndashaka kukubwira yuko Catherine yambwiye ko nawe yari amaze iki gihe cyose kuva tukiri abana atekereza. Uyu munsi twabwiranye ko dukundana, kandi rwose twasanze buri wese yakundaga undi mu ibanga rikomeye. Isabelle arishima maze agahita abwira umusaza we ati gira hino, aramuhobera ati ndakwishimiye cyane, urabizi nyine icyo cyari icyifuzo cyanjye kuva kera. Nahoraga nkubwira ko rwose nuramuka ukundanye na Catherine ari byo byishimo byanjye by'ubuzima bwanjye bwose. Umusaza we ati nanjye ndishimye ntabwo ushobora kubyumva, natekerezaga ko Catherine adashobora kunyemera, none ubu ndumva rwose wagira ngo ndi mu yindi si. Iminsi rero yaragiye irisunika, maze hongera guterana inama nyine mu karere. Ba basore barongeye bajyayo kugira ngo barebe ko noneho kuri iyi nshuro umushinga wabo wakwemerwa, cyane cyane ko bari baragiye begera umwe ku wundi, bari bizeye rwose ko amajwi bashobora kuyabona. Baragiye rero barongera bapresenta umushinga wabo, cyane cyane ko abandi bantu bawumvaga neza cyane cyane rwose. Noneho barawupresense bose barawurangiza, maze abantu bari bari hano rwose bishimira ibi bintu aba basore bari barakoze, kuko bumvaga aha hantu hagiye guhinduka ahantu hatangaje. Nyamara rero mu gufata imyanzuro, n'ubundi rwose nyirakuru wa Catherine we ntabwo yigeze abashyigikira, n'ubundi yarongeye abaca intege, avuga ibintu nyine bibaca intege. Mu gutora kandi nanone yarongeye avuga ko we rwose atoye hoya. Meya rero yarongera abavuga ati abatora oya nimuzamure. Barazamura ariko hazamura bakeya, ati abatora yego, maze abayego baba benshi, cyane cyane ko nyine no mu bantu bafata imyanzuro abenshi bari bari kuvuga yego. Meya rero yahise avuga ati uyu mushinga uremewe, tutitaye nyine ko hari abantu batawutoye, ariko nanone birumvikana ko nyine abenshi ari abawutoye. Catherine rero ndetse na William na Isabelle na wa mushuti wabo bose bahise bahaguruka maze bavuza induru. Abantu bari aha bakomye mu mashyi bishimira aba bana. Catherine yahise atambuka maze ajya guhobera William, aramubwira ati ni ukuri ndishimye. William ati ahubwo ni wowe nkwiye gushimira, kubera ko ni wowe wazanye iki gitekerezo, ikindi kandi wabigizemo uruhare rwose ibintu byose byabaye. Barishimye cyane rero maze barataha. Catherine yabwiye nyirakuru ati ni ukuri ntakubeshye wongeye urantenguha ku yindi nshuro, nari nzi ko noneho ubu ngubu rwose wisubiyeho, icyakubwira yuko uriya musore uri kwanga gufasha ubu kuri iyi nshuro ari umukwe wawe. Nyirakuru ati ushatse kuvuga iki? Ati William yambwiye ko rwose ankunda, urabizi nanjye naramukundaga guhera mu bwana bwacu, rero turi mu rukundo kandi rwose turateganya no kuzabana mu gihe kizaza. Sinumva rero ukuntu umukwe wawe wamuca intege, wakabaye rwose umushyigikira. Nyirakuru yahise amubwira ati mwana wanjye umbabarire, nta nubwo nari nzi yuko noneho uriya musore mwongeye kumvikana bigeze aho ngaho. Ndumva rwose yarisubiyeho, kubera ukuntu nabonaga yarananiwe kukubabarira, nabyo byari mu byancaga intege. Numvaga nta kintu cyiza nyine yazakorera hano hantu, ariko noneho ndumva mbabaye kuba kuri iyi nshuro ntabashyigikiye.
Catherine ati nta kibazo, niba rwose wumva ko nawe wakoze amakosa wazadushyigikira mu bizakurikira, icyangombwa nuko n'ubundi umushinga wemewe, rero rwose nta kibazo wikwishinja amakosa, niba nyine wumva nawe ko waduhemukiye, ubutaha nyine noneho uzadufashe mu bizakurikira byose. Nyirakuru ati umva nzababa inyuma rwose, uzi ko rwose nanjye nabaye umubyeyi gitoya, nibyo rwose nanjye nagombaga gushyiramo ijwi ryanjye, sinumva impamvu ubundi nakomeje kubaca intege kandi ntazi aho imbaraga zanyu zigarukira. Gusa noneho guhera uyu munsi icyo muzakenera kinyerekeye muzambwire, ndahari ku bwanyu. Catherine ahita abwira nyirakuru ati noneho rero ndumva rwose ibi bintu tugomba kubiserebura, ikindi kandi ngomba kubatumira maze mukavugana nabo rwose bakamenya yuko noneho kuri iyi nshuro ugiye kuzajya udushyigikira mu bindi bizakurikira. Ndumva rwose ibintu byaba ari byiza. Nyirakuru ati yego, nanjye ngiye gutegura amafunguro, bahamagare bose maze duhure rwose tuganire kandi twiyunge. Catherine rero ahita afata telefone maze agahamagara Isabelle ndetse na William ati mubwire nyine na wa mushuti wacu muze mu rugo, nyogokuru wanjye arabashaka. William rero ayoberwa ibigiye kuba ati ni amahoro se? Catherine ati nta kibazo rwose mwitegure muze kandi amafunguro turayafata mu rugo. Bose rero baraza maze bagahurira nyine iwabo wa Catherine, baba batetse babiteguye maze bakicara bari gusangira. Nyirakuru rero ahaguruka akababwira ati bana banjye ndabasaba imbabazi rwose, ndabasaba imbabazi ko ntabashyigikiye, gusa ubu ngubu rwose ikintu cyose muzakenera ndahari, muzambwire maze nzajya mbafasha. Gusa nanone ndabashimiye, muri abantu b'abagabo, muri abanyembaraga, kuko urebye umuhate wose mwashyizemo nkabaca intege ariko mugakomeza kugenda mutera imbere, mugakomeza kugenda rwose mutera intambwe, biragaragara ko n'ibindi byose muzabigeraho. William rero ahita yishima ko noneho rwose Hoza agiye kubashyigikira, kuko n'ubundi baba bamukeneye iruhande rwabo, kuko nabo bafite ijambo nyine muri aka karere. Bahita bamubwira bati ubwo nyine ni ukuzajya udufasha ukadushakira n'abaterankunga nyine n'abandi bantu b'abafatanyabikorwa, bakaza nyine bakinjira muri uyu mushinga wacu. Arababwira ati yego rwose nzabikora, ikindi kandi ndabishimiye bana banjye, nishimiye rwose couple ya William ndetse na Catherine. Bose rero barahaguruka maze bagahoberana bakiyunga kandi bakiyemeza ko nyine noneho bagiye gufatanya mu bikorwa bizakurikira. Inkuru yacu y'urukundo rero naha tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri jyewe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.